Urumuri Films amayobera ariko ngiye buriya ndanakwiyamye. Sinakushaka ko ngubobera. amayobera hari rwose gahunda nkuko twabivuganye urabizi gahunda ndayifite irahari inkwano irahari amafaranga byose birahari oya nta kibazo wowe nugira ikibazo ndajya nza nkwisurire nza ngiye ubwanjye nkwisurire rwose oya iby'inkwano byo wigiraho ikibazo inkwano irahari ndayifite irahari sheri ni ukuri kose inkwano irahari wigira ikibazo ese sheri wari uhari sheri inkwano inkwano nyine ese sheri ndi muri mama panguka ko ndi hano nindi urimo urabwira inkwano ni umutipe twahuriye mu bukwe sheri wigira ikibazo rwose ni umutipe twahuriye mu bukwe twavuganaga ku bijyanye n'inkwano n'amasengero ngo urambeshye huye ntabwo ni ukuri ko sheri iga nakumvaga nindi hano ese naguzi ko sheri ijambo sheri ari ibintu bisanzwe navuganaga na sheri wiwe hanyuma mbwira ngo wambwiraga ngo ni umutipe w'inshuti yawe none ngo ni sheri we ndabitandukanye huye wigira ikibazo ni sheri we twavuganaga uwo mutipe twahuriye mu bukwe anyereka sheri we turamenyana nawe yaramunyeretse turaziranye ubu ngubu yambwiraga ku bijyanye n'inkwano rero nabo bafite ubukwe bamubanga ni ukuri kose wigira ikibazo byizere urabizi ndagukunda sinaguca inyuma aya byizere nta kibazo dore n'uyu nawe ubundi uriga ngo uzabe meya cyangwa perezida ndabanza nkubaze ibiryo bya birimo hano ni ndabire ku buryo mushyiramo injumbura akaba ari ko musigamo Ubonye hano ari nge ngunda. none se ko ibiryo bya biri mu nzu ubu ino safuriya ntabwo nari nayishushe tuzi ko tuzana biryaho n'ejo na nimugoroba Ngabibaze safuriya ubwo niyo yabiriye. ariko mute urananiye pe Ariko ngiye buriya ndanakwiyamye. komani nabo mutagirira isoni mwanariye ibinini gusa musiga mutu tuntu dutonya yewe nzagute ku mutsi dore n'iki nacyo ahubwo nkawuvuye byose birakureba oya ibyo tubiveho ibiryo bya biri muri ino safuriya byuzuyemo ninde wabiriye turarebye ubona n'inge ngunda utariyo se ubu ngubu nuba mutesi ntabyo yariye ninde wundi wabiriye ninde wundi tubana muri ino nzu wagiye ukabaza ku gasafuriya kawe wambonyemo agasafuriya kawe ukabaza karakubwira uwabiriye ubu se murarya iki ni mugoroba murarya ikira buri wese nyine arihigira bya byanjye nge ndabizi Atarudabonye yara ku gisheke. wase ndaguhigira namwe mujye mwihigira mumenye ubwenge Babusha soni ngewe nzenguruka inzu yose nkugereho sinzi ibyo urimo ubu ngubu iyo baza kunyiba bari kumbwira ngo Babusha rwose nta muntu watwiba arega nge mba numva nuko numvaga ko nyine impumuro ari amabaje ari gutambukana ngewe uri kumva na umujura nahita mwumva musu ubundi iki ni igihe cy'ufite Babusha nta kibazo reba ko mana ifoto yanjye Babusha nyine sinzi ukuntu byagenze yagwise nyine ari gukora isuku hano mba ndayibona ariko mana aba bana umuntu azabagira ati babona umuntu yifitiye ibibazo bakarenzaho n'ibindi ubu se nijoro turarya iki
salama mtu Salama Dina. sako nduzi wihebye Ahora niki ko byabyana byanga byagusa. udawusha bayagutesheje umutwe Subizi ko Diana dahari. Ubu ngubu natetse ibiryo nzi ko turabirya saa sita na nijoro n'ejo saa sita kuko byari ibijumba bizi ntibigaga. ubwo se ryaroro ryawe ry'ibiryo uba watetse n'ibihuruzi neza ba rudawusha bifite Shana natetse muri ya safuriya nini uzi tugira hano. Ahubwo nyitiriza kuri telefone mamagare Diane. umuhozi iki Nkaka amafaranga ndebe ko twahaha. ariko umva nkubwire aba ari yibereye hamwe n'abagabo ubu ugiye kumuhamagara Dina tudapfa ubusa ujya uvuga ibyo wasubira. Nase wabihakana ko Diana atari indaya urabihakana Kari corona yamufatiye yose. aha yewe ubu ari mu kazi kose nawe urasamye Niza telefone nawe nayo yinyimye uyireke. aha fata girebe we hindukiza Ubona ari sawa nyine. ibyo nibyo mba nkubwira ugiye guhamagara umuntu yibereye ku kikarita none urimo uravuga ubusa Yamaze. ahamagara ibyo wahamagara Yewe ibaye kompa. cyakoze ndagushinyitse byacomite se kandi aba yiri kumwe n'ibigabo Si wese unaye umwaka. uraho urimo uravuza induru ugiye guhamagara umuntu aguha amafaranga ku mwana Sha mwana nkubitanye nahora none nawe uri no kunsakuriza. nibyo mba nkubwira Ese ubu turarya iki? Na- Jya ugabanya umuntu. umva ahubwo mugira inama itari nk'icyo nawe uburyo wabona amafaranga nk'ayo icyo bise amadolari ukazana telefone yenda urebe Kunyoshya mwana. ni ukugenda nkaguhuza n'umutipe cyangwa se umuntu mukuru urumva ufite amafaranga afatika ni ukugenda akatugurira inkoko utubenzi urumva nawe ikintu ukora ni ukumworohereza yashaka agakoraho ukamuha n'utubizo ni ugukoraho gusa Ha, uragira ngo Diana azanyivune. none se wari mu biki ahubwo wari mu birenze ibyo ngibyo umva nkubwire mbese ntuzabona amafaranga mwana umva nkubwire ni ukumureka agakoraho urumva ukamuha ibizo nawe ukajya umukoraho gake gake ntabwo ari ibintu birenze ibyo ngibyo Uragira ngo Diana azanyikubitire. ariko azagukubitaho ibyo harimo ko birenze ibyo ndi kukubwira njye ndimo ndakubwira ngo ni ugukoraho gusa byonyine ukamuha utubizo nyine nawe ukajya umukoraho gake gake Akama amafaranga ku buryo nahira je bya. ntiwariye n'inkoko akaguha telefone asura ibyo ndi kukubwira njye ntabizi Noneho gahunda ni byari ndabyemera. uri ready none hasi Ndi ready nanakarabye. genda uhindurize kugenda Sawa ndaje. sawa ahubwo ntumva noneho ko uciye akenge Umva ndaje ubundi se wajyaga bwese. wigira ibiki Sheri umeze ute? Je nari ndyamye nyine ariko ngiye kubyuka. Sheri ntabwo nakwanga gusa urumva ibyo bintu nabikora. Yego. Ahubwo be nkubwire ndagukumbuye cyane ndumva nshaka kongera kukureba ndeba ifoto. Cyane ntabwo mbishaka ndashaka kuza kukureba ndagukumbuye cyane pe. Nose ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu birenze nose nagushaka ko mushiki waduhura. Nyine gahunda dufitanye ndayizi ariko ntabwo ibyo ngibyo mbishaka ndaza kukureba. Ubu rero azi ko mbyemeye ndajya kumusura atabizi siripurize. si ubundi waba wagusatira wa twaba tuyavuga ko ari nayo yayo kereka ntabwo nagutera imyotsi gutese kandi njye mba numva nanayibira ku bwayo dukono dute ntabwo reka mubwire njyewe mbabona ubundi njye nawe ari nka nyankena bawe cyangwa izibete na rugo bajya buriya ni bimwe twababaranye ariko uzi ko urigenda gusetsa aho ntabwo ndigenda gusa ahubwo njye ndibisetsa umva mubwira ahubwo njyewe ubundi iri hano njye ni ukuntu myitwaraho mbona uri umwana mwiza si ubundi marayika muravuka ugereranyije nanjye se ugereranyije nanjye ntangere yawe
ariko nyine hari ukuntu hano hajya haza nk'amaninja utazi nimba ari imyuki rwose izi seme nako abafite iseme nibeshye abafite iseme wagira ngo yari amabyi ariko mabuje wowe number 1 grief amaninja hano hajya haza abandi bakobwa none ariko amasura agaragara ntabwo bayifite neza hano hajya haza abandi bakobwa bajya bahaza nyine babandi dukorana uriya minisiteri imbere y'umuyobozi muri Rwanda minisiteri yahize yo mu gikoni oya minisiteri muzazize wa mu Rwanda simabuje ko nta makuru ufite niba umwishinze bwakira bugate ucyumbwira ibintu ufata mu buryo gucana mu gikoni ukavuze niko uzanyishinga aha ntureba sha barajya bakoraho gutya tugenda ariko wintinze ndavuga nimugoroba ntekera abantu ukuntu yanyweye ntabwo wari ufite inyota sheri nayo ifite ntabwo ubizi se nkunda amazi byatashye sheri hano ntukira ngo nakunze buriya nawe wahangiye ikizanga wahangiye ikintu cya mbere nahangiye wagiye ugura agatebe kamwe kandi hariya salo yari yuzuye isura icyo kintu cyonyine cyageze habi urabona ahantu sheri nawe dushyizemo intebe nyinshi ntabwo byaba ari sawa nibura ahangaha tuzakira agatapi urumva intebe irabaye ushobora ko tuzana indi wapima intare ninde ko bana nitwa menyaho n'indi sheri wa seba we yakubwiye ngo uri mushiki we sheri wanjye yaba hari sinagushaka ko nguhobera Urumuri Films amayobera ntugacikwe n'igice na kimwe abana natwe umunsi ku wundi Urumuri Films amayobera